So hanyuma doctor ntabwo twayicerenjeje iyi nkuru twayifashe nk'inkuru iri serieux. Yego. Kwabonye umusore agira atya yiyambika impuzankano y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yego. Aratambagira mu cyumba atera amapisi ashyiramo n'akazi kikaryoshye kuri tekinike baraza kubidufashamo. Hanyuma nyuma twumva ngo mwamufashe. Yego. Kira ni icyaha kihe ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Shakim n'abatwumva. Ngira ngo usibye n'ababibona bose barabona ko bira bintu bidahwitse, ariko noneho mu buryo bw'amategeko ni ukwambara ku mugaragaro umwambaro wa leta, umwambaro uhuriweho n'abahuje umurimo. Ibyo rero ubikoze gutyo agamije kuyobya rubanda abakoze icyaha, buriya kuwambara yarangiza akishyira kuri TikTok aba yamaze kubishyira ku mugaragaro, niyo mpamvu buriya anakurikirana. Ibi rero ni icyaha cyateganyijwe mu mategeko, gihanwa kuva hagati y'imyaka 2 ariko itarenze imyaka 3, ndetse akiyongeraho n'ihazabu 300 kugera kuri 500. Iki ni icyaha abasore benshi bashobora kugwamo, cyane cyane iyo bifotoza ku myenda nk'iriya y'urwego runaka agashaka kubigaragaza agamije za views. Ibyo wenda iperereza niryo ribugaragaze icyo yaragamije, ariko ugenekereje hariho abasore usanga bakora ibintu nka biriya bakishyira ku mugaragaro. Biriya ni ibintu twabwira abantu ko babireka, kuko ni ibyaha bihanwa n'amategeko kandi bitihanganira. Ubwo icyaha byo kirimo cyamaze gukorwa, yarafashwe. Buriya kuba yabifasha akabishyira ku mugaragaro buriya nibyo bibigira icyaha. Mbega buriya aba yamaze kugitsotsobya. Uwambaye se gutyo ukitemberera muri quartier nabwo byaba bigiye ku mugaragaro, ubwo wabibazwa? Muri quartier naho ni ku mugaragaro Shakim. Wigumiye mu rugo, mu mbuga iwawe, ibyo sinagira uwo mbigira inama. Yego. Sinagira uwo mbigira inama, ariko itegeko ryabiteganyije gutyo. Hanyuma yitwa Ndagijimana Straton, nabonye muvuga yuko afungiye kuri station ya Muhoza. Ni Muhoza y'Musanze? Ni Muhoza y'Musanze. Kuko ni yafatiwe muri kariya gace niho yaratuye. Iki rero ni icyaha tubwira abantu rwose ngo bakirinde, gihanwa n'ingingo ya 279 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Usake urebye ibihano birimo imyaka kuva kuri 2 kugera kuri 3 n'ihazabu hagati y'300 n'500. Ni ibyaha, ni ibihano biremereye. Aribyo dusaba abantu ko babyirinda. Ntabwo mwagize neza kuba namwe mwayibonye ko ari ikibazo, inkuru ntikeretswe, ariko ni inkuru ikwiriye kwigisha abantu, ni isomo abantu bakwiriye gukuramo ko ibingibi atari byo, cyane cyane urubyiruko nirwo rugwa mu byaha nk'ibingibi. Hanyuma ari abantu ku mbuga nkoranyambaga ndabizego ntimukorera ku gitutu, ariko hari ibyo bagiye bavuga. Yitwa Richard Kwizera ati ribu ni mujyane ku ikosa ahubwo nyuma bamuhakaze. Ubwo byaba ari nk'igihembo si ku itegeko bigaragara. Yasesengura agaragaza ko bigaragara kuri ya musore akunda ribu. Urumva hari n'undi witwa Uncle Gobi ati kuki mutumva ko yambaye kubw'urukundo afitiye ribu? Ni ifemba yo kumva ko one day yakwifuza kujoininga ribu akayibera umukozi. He is young. It's just pure innocent excitement from a young fella. No bad intentions at all. Si ku itegeko ryabiteganyije, kandi twebwe tugerageza kubahiriza itegeko nta marangamutima, ariko noneho tukita no kuri circumstances umuntu aba yabikozemo. Yego. Ibyo byose bizitabwaho. Ababivuga ko ari urukundo nuko babisesengura. Ababivuga ko ari nk'izo terme bakoresheje ari gukunda urwego, ni byiza rwose kuba umuntu yakunda urwego rwe. Ibyo byose rero iperereza niryo rizabigaragaza. Gusa bibera isomo n'undi wese wabitekereza. Ubwo atari imyenda ya ribu gusa, ni izindi mpuzankano zose. Izindi mpuzankano zose
zaba iza igisirikare, zaba iz'igipolisi, zaba n'izindi mpuzankano, kuko buriya hari imyenda abantu bakoresha kuko bahuriye ku kintu runaka, ku murimo runaka. Wowe rero iyo uyifashe ukayikoresha utabigenewe ugamije kuyobya rubanda, ni nk'uko wakwifata ukambara itaburiya yo kwa muganga ugakubita icyumvirizo mu ijosi, warangiza ukinjira ahantu mu ivuriro cyangwa ukifa. Ibyo nabyo umuntu areba intention umuntu yari afite, iyo agamije kuyobya rubanda, kuko niko itegeko rivuga. Aho ngaho rwose itegeko riramuhana. Okay, reka tugushimire cyane. Kereka niba hari nk'iyindi nkuru ikomeye y'ibyabaye muri iyi weekend wadusangiza. Nta yindi. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane umuvugizi wa RIB Dr. Murangira BTR.